Mu Rwanda rwo hambere iyo umwami yabaga amaze gutanga byabaga biri mu mabanga y'abiru kumenya igikomangoma cyavukanye imbuto. Muri ayo mabanga y'abiru kandi niho hamenyerwagamo izina icyo gikomangoma kizimikanwa. Iryo zina ryabaga rifite ubusobanuro buhagije ndetse kandi habaga hari n'urutonde rwa nyarwo ruvuga uburyo amazina y'abami azakurikirana. Mu kiganiro cy'uyu munsi nabateguriye itonde ry'amazina y'abami b'u Rwanda n'ubusobanuro bw'ayo mazina ndetse n'inshingano za buri mwami bitewe n'izina yabaga yimikanye ingoma. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Njye nitwa Mbarushimana Afrika. Nk'uko amateka y'u Rwanda rwo hambere abisobanura, abami b'u Rwanda bari abo mu bwoko bw'abanyiginya ndetse kandi amabanga y'abiru niyo yamenyerwagamo umuhungu w'umwami wavukanye imbuto, icyo gihe akazungura se ku ngoma igihe se yabaga amaze gutanga. Mbere y'umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, ubwami bw'u Rwanda iyo umwami yabaga yimye ingoma yahitaga afata izina yishakiye nuko akongeraho izina yiswe n'ababyeyi. Ahasaga mu mwaka w'1576 ku ngoma y'umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yashyizeho umurongo ngenderwaho ku butegetsi bwa cyami mu Rwanda, nuko anashyiraho itonde ry'amazina uko azajya akurikirana ndetse kandi ashyiraho inshingano buri mwami uzajya yemana iryo zina azaba afite. Iryo tonde ni ririkurikira: yashyizeho izina Mutara rikazajya rikurikirwa na Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Cyilima, Kigeli, Mibambwe na Yuhi. Ni ukuvuga ko buri zina ryagombaga kugaruka buri ngoma eshatu dukurikije amategeko ya Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Dore inshingano za buri ryo zina ndetse na rumwe mu rutonde n'ingero z'abami bagiye bimana iryo zina bakaza guhinduka ibirangirire. Mutara: uwimanaga izina Mutara yagombaga kuba ari umwami w'amatungo ndetse iri zina ryakurikiranaga n'izina Cyilima, ariko bose bafite inshingano zimwe zo kwita ku bworozi mu gihugu. Ndetse ikindi, iyo abami bimanye iryo zina babaga bari ku ngoma, iyo baterwaga baritabaraga ariko bo ntabwo bari bemerewe gutera. Ingero: ku izina rya Cyilima hamenyekanye umwami wabaye ikirangirire mu Rwanda, Cyilima Rujugira. Uyu akaba ari umwe mu bami bategetse u Rwanda ndetse babashije no kurwagura mu buryo bugaragara. Ndetse kandi Mutara, ingero ni nyinshi, ariko umwe mu bami babaye ibirangirire bimanye izina Mutara harimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu akaba ari n'umwe mu ntwari z'u Rwanda. Izina ryakurikiraga ni izina Kigeli. Umwami yimanaga iryo zina yagombaga kuba ari inkotanyi cyane, bivuze ko inshingano ze kwari ukwagura u Rwanda ndetse no kwihimura ku bami babaga barigometse ku Rwanda. Ingero umuntu yatanga ni nka Kigeli wa kabiri Nyamuheshera ndetse na Kigeli Rwabugiri. Izina ryakurikiragaho ni izina Yuhi. Iri zina ryabaga rifite ubusobanuro bw'umwami w'umuriro, bivuze ko umwami yimanaga izina Yuhi yagombaga kurinda ubusugire bw'igihugu, kubungabunga umuco w'igihugu ndetse no kurinda imico y'amahanga ko yakwinjira mu Rwanda. Urugero rwa hafi ni Yuhi wa kane Musinga wanze kubatizwa n'abazungu b'abakoloni, avuga ko atakitwa amazina y'abazungu kandi n'abasekuruza be bari bafite amazina meza yuje ubutwari. Ibi byaje no gutuma acibwa ku ngoma, ajyanwa i Kamembe, gusa nyuma aza guhungira i Moba, ari naho yatangiye. Izina ryakurikiragaho ryari izina Mibambwe. Mibambwe yagombaga kuba ari umwami w'uburumbuke. Ku ngoma ye yagombaga guharanira uburumbuke bw'abaturage, imyaka ndetse n'amatungo. Ndetse kandi ku ngoma ye yagabaga ibitero bigamije kunyaga amahanga ndetse kandi akagura ubukungu ndetse akanagaruza ibyabaga byaranyazwe n'amahanga. Ingero za hafi ni Mibambwe Gisanura ndetse na Mibambwe Sentabyo. Mu gushyiraho iri tonde ry'amazina y'abami b'u Rwanda, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yakuye hamwe mu mazina y'abami bitewe n'uko yavugaga ko ingoma zabo ntacyo zamariye abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange. Urugero ni nk'izina Ruganzu ryakuweho bitewe n'uko Ruganzu Ndori wabaye umwami w'agatangaza mu Rwanda, ariko nyuma ngakaza gutanga ubumenyi bwe nta n'umwe aburaze. Izina Ndahiro kandi nari ryakuwe ku rutonde rw'amazina y'abami b'u Rwanda bitewe n'uko ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare
u Rwanda rwanyazwe ingoma ngabe ya Rwoga ndetse n'umwami akicwa bitewe n'igitero cyakozwe na Nsiburanyebunga, bigatuma u Rwanda rwirenza imyaka isaga 10 rutageraho rwikora. Nuko amateka agaragaza Ndahiro wa kabiri Cyamatare nk'utaragize icyo marira u Rwanda. Iri tonde rya Nyamuheshera ryaje guteshwa agaciro n'abakoloni ubwo bimikaga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kuko yimikwa ntiyigeze hitabwa ndetse ngo anakurikizwa amabanga y'abiru, kuko iri tonde ritubwira ko nyuma y'uko havagaho umwami Yuhi hajyagaho Cyilima. Ibi bivuze ko iyo hakurikizwa amabanga y'abiru, Yuhi wa gatanu Musinga amaze gutanga, Rudahigwa kwimana izina rya Cyilima wa gatatu. Ibi bisobanuye ko ku buryo bweruye n'abavuga yuko nyuma y'uko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atanze hagomba kwimika umwuzukuru wa Musinga witwa Bushayija ngo akimana izina rya Yuhi wa gatandatu Bushayija, atari byo, bitewe n'uko habaye hakurikijwe amabanga y'abiru ndetse n'uko itonde rya Nyamuheshera ritubwira yakwimana izina rya Mibambwe wa gatanu Bushayija. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ibi cyari cyaguteguriye. Reka nkwibutse yuko ushobora kukigiramo uruhare wohereje ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya telefone ya 0782229054. Wabigiramo uruhare kandi udusuye ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na Africa Tsipa, kuri Instagram na Africa Tsipa 13. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Bwiza TV kugira ngo ujye ubona byinshi mu byajyanye tuba twaguteguriye. Nge nitwa Mbarushimana Africa.